uzabona abantu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, baza binjira mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala amatsinda. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, mujye muzamura amaboko mwicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala musabe, innahu kana tawwaba, kuko Allah subhanahu wa ta'ala ni nyir'ukwakira ukwicuza kwacu. Dukoresha ijambo nk'uko no muri Bibiliya byahanuwe ko uzaza nyuma y'Imana Yesu we azabatirisha abantu ijambo. Siko bimeze? Ubwo rero muzamura akaboko k'iburyo, mukubite akaboko mwizamure gutya, mukubite akaboko amagambo avuga mu maso Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nikize kumana ikinde shikana wafunge izina ry'Imana nirimwe n'imbabazi, ndabivugisha ururimi rwanjye bikuye ku mutima ko nta yindi Mana ikwiye gusenga by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi, ikanahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana akaba umugaragu wayo, ikanahamya ko Yesu mwene Mariya atari umwana w'Imana ahubwo ari intumwa y'Imana akaba umugaragu wayo. Allahu Akbar. Bismillah walhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbar walillahi alhamdu. Bavandimwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko bigaragara abantu bari kugenda barushaho kugira amatsiko no gushaka gusobanukirwa idini w'Isilamu. Nkuko bigaragara aba ni abavandimwe baje binjira idini w'Isilamu bafite amatsiko menshi cyane bashaka gusobanukirwa. Noneho igishimishije ni ukugira ngo nabo bazasubire inyuma bagende byibuze batahanye ubumenyi bw'ibanze, nabo bagende bigisha bagenzi babo. Bavandimwe rero iyo uganiriye n'aba bantu ukababaza impamvu nyakuri binjiye idini w'Isilamu, bakubwira ko ari uko abayisilamu bari baturanye, abayisilamu bakoranye nabo bababaniye neza. Ubwo bigaragare ko njye nawe icyo dusabwa ni ukubanira neza abavandimwe bacu batari abayisilamu kugira ngo barusheho gusobanukirwa idini w'Isilamu.
Inkingi za Isilamu ni zingahe? Inkingi za Isilamu ni 5. Yego. Ya mbere, ndemera yuko nta yindi Mana igomba gusengwa mu kuri uretse Allah. Nemera ko Muhammad ari intumwa y'Imana n'abagaragu bayo. Gusari 5 ku munsi, gutanga amaturo zaka, gukora igisibo cya Ramazani, gukora umutambagiro mutagatifu uri Maka akajyayo ubifitiye ubushobozi. mashallah. Izo ni inkingi za Isilamu. Wambwira noneho inkingi zo kwemera? Ndihangana. Gerageza twumve. Inkingi zo kwemera ni 6. Yego. Ya mbere? Iya mbere ndemera Allah. Ndemera abamarayika. Yego. Ndemera ibitabo. Kwemera intumwa n'abahanuzi. Kwemera umunsi w'imperuka. Bavandimwe, nk'uko mubibona, abantu binjira Uwisilamu ntago ari urubyiruko gusa, ahubwo harimo n'abakuze, abasaza nk'aba ngaba. Mashallah, akaza ari umuntu winjiye idini, akaza akemera akihinga, ariko kugira ngo agire ikintu atahana, ashishikajwe no kugira ngo azasubire inyuma, agende yigishe umuryango we, agende yigisha abana be, agende yigisha umudamu we, agende yigishe abiwe yasize inyuma. Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahi.